muri iyi minsi ishize ni iminsi itaragera muri itatu ndetse nyine ni amakuru twagiye twumva abantu benshi, ibinyamakuru, abazana y'ibihuha bagenda bavuga nyine cyane cyane ko iki cyo ni ukuri yuko Amerika yarashe mu gihugu cya Irani ahakorerwa ibitwaro bya nucleaire. Noneho uyu munsi wa none tugiye kugaruka ku ntambara ya Israel ndetse na Iran, ariko nanone twaganiriye n'umwambasaderi Inat Weises tumubaza impamvu bahisemo kugaba ibitero kuri Iran nyine muraginga aya ngaya. Reka mbumvishe wenda ndetse nkubanyurira muri make ibintu twavuganye. Ngo nk'uko tubizi Iran yarashe ku bice bituyemo abaturage mu gihugu cyabo mu bice bya Beersheva. Ngahangaha ngo bagize nyine inkomere cyane. Ndagira ngo atubwire, reka nse nk'ubivuga wenda nkaho reka nigire nkaho ndi uwo mwambasaderi kugira ngo nyine mubyumve neza. Ngo nk'uko mubizi Iran yarashe ku bice dutuyemo birimo abaturage mu gihugu cyacu, ngo aho muri ibyo bice harimo nka muri Beersheva, ndetse ngo twagize inkomere cyane. Ngo ndagira ngo mubwire ko ubu ngubu ubwo turi kuganira ngo turacyari kugabwaho ibitero bikomeye cyane n'iki gihugu cya Iran. Reka wenda tugaruke mu myaka 30 ishize aho hatangwaga umuburo. Ngo ni igisebo kuba umuryango mpuzamahanga utarahaye uburemere bw'umuburo twe twatanze mu gihugu cya Israeli. Ndagira ngo wumve amagambo uyu ni umwambasaderi yagiye agarukaho, wumve. Noneho ngo icyabaye ni uko umwaka ushize, cyane cyane mu mezi make ashize, Israeli yabonye ko Irani iri kongera nyine umuvuduko mu gukora ndetse no gutunganya intwaro za nucleaire cyangwa se n'ibitwaro bya kirimbuzi. Ndagira ngo utege amatwi wumve kano kantu, wumve. Noneho ngo icyo tuzi kandi twasangiza abandi ni uko muri kano kanya ngo Irani yari ifite ingano y'ibinyabutabire byatuma ikora intwaro za nucleaire mu gihe gito cyane. Ngiyo mvuze igihe gito, ubwo ndavuga kuva nk'igihe twamenyeye amakuru y'uko Iran igiye gutera cyangwa se itangiye gukora ibitwaro bya kirimbuzi, byatwara iminsi mike cyane kugira ngo wenda ibashe kuba yabikora. Reka wenda ngusobanurire gato ku ntwaro ya kirimbuzi. Kugeza ubu ku bubiko bwa uranium, aho ngaho ku biga physics murabyumva neza cyane, bungana na 60% Iran ifite. Byatwara imyaka myinshi, ariko wenda kuva kuri 60% kugeza kuri 90% bitwara iminsi mike kugira ngo wenda ngo babashe kuba bakora ibyo bintu neza. Ikindi cyabaye ni uko Israeli yakoresheje ubutasi bwayo ikamenya yuko Iran iri gutegura gahunda ndende yo kubaka misile. Ndi kugira ngo ukumve neza kugira ngo tubashe kuba twakwinjira kuri iki kiganiro turimo neza. Ngo yakoresheje misile cyangwa se missile zibarirwa mu bihumbi 3 ku mwaka. Ndagira ngo kano kantu tugende tuyasesengura neza ubyumve neza. Ngo n'ubu ngubu bafite umubare munini wa za mizire babyitse. Ndagira ngo utege amatwi. Nta gihugu ku isi kingana na Israel cyangwa se kiyiruta cyaraswaho mizire 3,000 ngo birangirire aho ngaho nyine ngo tubyirengagize. Ibyo ntabwo bishoboka. Ngo Israel noneho yabonye ikibazo cy'umutekano wayo gikomeye, ifata icyemezo cyo kugaba ibitero. None ikibazo twamubaje wumve, ngo ufite icyizere cy'uko Iran nyine idafite intwaro za kirimbuzi? Wumve ngo hari ibintu bibiri. Ubwo atangiye kudusubiza ngo icyambere, nubwo ntari umuhanga wenda mu by'intwaro za kirimbuzi, ariko bitewe n'akazi nyine nkora n'ibyo nsoma, ngo hari ibyo nzi ku buryo intwaro za kirimbuzi zikorwa. Wumve kano kantu. Ni ibintu bigora cyane kubaka intwaro ya kirimbuzi pe. Ngo kandi buri cyiciro kigenda gisiga ibimenyetso iyo kimaze kurangira. Ngo biragoye cyane kuva wagera ku ntwaro ya kirimbuzi mu bubiko bw'ibanga nyine aho ngaho mu buryo bw'ibanga. Birazira nyine kuba wagera kuri iyo ntwaro ya kirimbuzi mu buryo bw'ibanga. Kugira ngo ugere ku ntwaro za kirimbuzi hari ibyiciro bibiri by'ingenzi byo guhindura. Iya mbere, ufata uranium igakora icyo bise fissure cyangwa se ni fission nyine ku bantu mwiga ibintu by'amasiyanse murabyumva cyane. Guko bihindura nyine bitwara igihe kinini kugira ngo uyikoreshe fissure. Ngo ikindi kintu ni ukugomba kubishyiraho intwaro. Ibyo bintu noneho bitwara igihe kandi bisiga ibimenyetso. Ubutasi rero bwa Israel bufite ubushobozi bwo gukurikirana no kugenzura niba Iran ifite intwaro za kirimbuzi. Ngo kandi niko tumaze igihe kinini dutanga umuburo ndetse na
IAEA giherutse gutangaza ko Irani itubahiriza amasezerano no ku bijyanye no gutunganya intwaro za kirimbuzi. Noneho hari ikindi kibazo twamubajije tumubaza ngo iyi ntambara izatwara igihe kingana gute. Yatubwiye ngo ntabwo ndi mu bafata ibyemezo kuri iyi ntambara muri Israel. Icyo navuga ni uko iyi ntambara yatangiye nyuma y'amezi menshi iyi ntambara yatangiye nyuma y'amezi menshi yo gukusanya amakuru y'ubutasi ndetse no kugaragaza ahagomba kuraswa. Bivuze ko tuzi ko icyo tugomba gukora nk'igihugu cya Israel. Ngo niba mwarakurikije mwasomye ko mwabonye ko ku bitero nyine biri kugabwa n'intego cyangwa se guhamya, mumbabarire gato, niba mwarakurikiye mwabonye ko ibi bitero biri guhamya intego mu buryo bwuzuye, haraswa ibikorwa remezo byakwifashishwa muri uku gukora intwaro za nucleaire n'ibifite aho bihuriye na gahunda ya misile y'igihugu cya Irani. Ahangaha ngo umutekano wa Israel uri mu bibazo kandi Israel izakora ibishoboka byose kugira ngo ikureho igiteza umutekano muke. Ibyo bivuze ko tuzi icyo dushaka kandi nyine turi kubikora neza. Wumve akantu noneho kandi twamubajije ngo nta bwoba uterwa n'uko Iran ishobora guhinduka nka Libya cyangwa nka Iraq. Wumve yatubwiye ngo icyambere sintekereza ko biri kubera muri Iran hari icyo bihuriye n'ibyabereye ahandi, kandi urebye ibiri kubera muri Iran imbere nta naho bihuriye n'ibya Israel. Gukuraho ubutegetsi ntabwo biri mu ntego z'intambara, ariko ntekereza ko hagize ikiba ku butegetsi bwa Iran byagira ingaruka nziza ku isi yose. Wumve amagambo uyu mwambasaderi yatubwiye uri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho ikindi twamajije ngo mwabigenza mute Iran ibonye ubufasha bwa gisirikare bw'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Murabizi ko ibi bihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya nabyo bifite ukuntu ari ibihangange nyine. Wumve yatubwiye ngo ntekereza ko ibyo bihugu byafashije Iran mu buryo butandukanye, kandi sintekereza ko bari kugirira neza umuryango mpuzamahanga binyuze mu gufasha Iran, kuko ngo bari gushyigikira ubutegetsi bubi bushobora no kuzabateza ibibazo nabo ubwabo. Intego yacu rero ni ugukuraho ibikorwa remezo by'intwari za kirimbuzi ndetse na misile byo mu gihugu cya Iran. Wumve noneho ikibazo dusa nk'abasorejeho twamubajije ikivuga ngo ubona hari ingingo y'ibiganiro izongera kubaho mu gukemura ikibazo kiri hagati y'igihugu cyanyu ndetse n'icya Iran. Yadusubije ngo mu gihe kiri imbere, mu gihe ubutegetsi bukiriho bizarushaho kugorana. Mbibutse ko Iran ari cyo gihugu cyonyine ku isi gitangaza ko cyifuza kurimbura ikindi. Byose ari ibinyamuryango by'umuryango w'abibumbye, ikavuga ko yifuza kurimbura ikindi gihugu, kandi ntekereza ko ubu butegetsi bwa Iran butifuza ibiganiro. Barifuza gutunga intwaro za kirimbuzi, ntabwo bifuza kubahiriza ibikubiye mu masezerano basinye, nta nubwo bayubahiriza habe na gato. Ahubwo ngo bo bafite intego yo kugera ku cyo bifuza. Ibiganiro ntibyatumye bahagarika imikorere yabo, bakomeje gahunda zabo zo gukora intwaro za kirimbuzi ndetse na za mizayiro zigezweho. Kandi ibi biganiro bisa n'ibyirengagijwe kuko misile za Iran zifite ubushobozi bwo guteza ibyago. Urugero wenda reka nse nkubaha urugero ruto, wareba nk'ibi biri kubera muri Israel. Ni ibintu